Uyu ni Jackie Chan, umugabo wubatse amateka muri filime za action. Ariko se wigeze wibaza uko byagenze kuri iyi filime yitwa Vanguard? Ibaze gukina filime mu gihe cya COVID-20 kandi ahangaha sinema zose zari zarafunze, dore ko n'amarebo yose y'amafilime yarafunze. Ariko uyu mugabo Jackie Chan yanze gucika intege asohora iyi filime mu gihe cya COVID, dore ko iyi filime yakoreshejweho amafaranga menshi, ibikorwa bikomeye, ariko ikagera ku musaruro utari mwiza. Uyu munsi tugiye kureba Vanguard uko yakozwe, amafaranga yitwayemo n'impamvu ititwaye neza muri box office bitewe na biriya bihe twari turimo bya COVID. Ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere ko dukande subscribe kandi igitekerezo kuri filime twaza gukoreraho ni ingenzi cyane. Ubundi iyi filime Vanguard ni filime ya action yasohotse muri 2020. Iyi filime yayobowe na Stanley Tonge, umuyobozi umaze igihe akorana na Jackie Chan cyane. Iyi filime ivuga ku itsinda ry'abashinzwe umutekano ku rwego mpuzamahanga ritabara abantu bari mu kaga gakomeye. Ubundi dusanga iyi filime irimo Jackie Chan, Yang, Miliyoni, Miliyoni n'abandi. Ubundi Vanguard yari igamije kugaragaza action iri ku rwego mpuzamahanga ihuza Ubushinwa na Hollywood. Ubundi dusanga ko iyi filime yafatiye mu bihugu bitandukanye harimo China, Dubai, Afrika, cyane cyane mu gice cya Morocco na United Kingdom ubwo ni mu Bwongereza. Ibi byatumye iyi filime igira budget nini cyane, ibiturika byinshi bakoresheje, amazi n'inyubako ndetse n'ingendo nyinshi bakoresheje z'indege bajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibi byatumye iyi filime igira budget iri hejuru ku rwego rudasanzwe. Ikintu cyafashije Jackie Chan mu gukina iyi filime nuko azwiho gukora scene nyinshi atifashishije CGI cyane. CGI ngo ni ikoranabuhanga rya mudasobwa ryongeraho ibintu bidahari. Nubwo Jackie Chan atari muto mu myaka, yakomeje gukina scene zitoroshye. N'izi scene zo muri Vanguard twavuga ko nyinshi na CGI yakoresheje, dore ko izo yakoreshejemo CGI ari nkeya cyane. Ibiturika byinshi, amasasu wabonye mu iyi filime byakozwe ku buryo butari ubwa nyabwo. Nk'ubu iriya scene ya Jackie Chan ari kwikorera abasirikare, iriya scene yayikoze bya nyabyo, dore ko banabikomerekeyemo. Ibyatumye filime irushaho guhenda kandi isaba igihe kinini cyo kuyikora. Ubundi dusanga ko iyi filime Vanguard yahombeye Jackie Chan ku rwego rudasanzwe. Dusanga ko Vanguard yakoreshejwe hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga yose nkubwiye yaspendinzwe kuri iyi filime yose yagendeye mu bintu by'ingendo mpuzamahanga, action scenes zikomeye, umutekano w'abakinnyi, CGI na special effect, naho bafatiye amashusho na location n'imishahara y'abantu bafashije mu gushutinga iyi filime. Ariko ibyarangiye Vanguard yinjije amafaranga make cyane ugereranyije n'ayo yashowemo. Dusanga ko box office yayo ku isi hose ari miliyoni 28 na miliyoni 30 z'amadolari. Ibi bivuze ko iyi filime yahombeye Jackie Chan ku rwego rudasanzwe. Dore impamvu iyi filime Vanguard yahombeye Jackie Chan. Icya mbere, iyi filime yasohotse mu gihe cya COVID-19. Ikindi cya kabiri, filime sinema nyinshi zari zifunze, aho dusanga ko iyi filime yasohotse mu bihe by'amage, aho nta muntu wari witaye cyane ku bintu bya sinema. Ibi byatumye abantu benshi batayibona. Ibi byanatumye iyi filime ihombera uyu mukinnyi Jackie Chan. Iriya scene wabonye muri iyi filime y'intare, iriya scene ntabwo yari iya nyayo, ahubwo bifashishije cyane tente cyubatse muri Miliyoni, mu bwoko bwa Miliyoni. Hariya bifashisha scene n'amajwi ndetse asa n'ari ay'intare, bifashisha n'igitente kimeze nk'ari icy'intare. Iriya scene wabonye muri iyi filime Jackie Chan intare imwirukaho, iriya scene ntabwo yari iya nyayo, ahubwo bakoresheje CGI. Hara nta kindi bakoze, baragiye bafata ikintu cyubatse nk'intare neza, baragiye bakora ikintu cyubatse nk'intare gikozwe muri Miliyoni, ubundi bakora nk'igitente kimeze nk'icy'intare, ubundi CGI yikora akazi kayo ku buryo yabihinduyemo nk'intare nk'uko wabibonye muri iriya filime. Muri filime ya Vanguard hakoreshejwe CGI muri scene zimwe na zimwe, dore scene zimwe na zimwe bagiye bakoreshamo CGI cyangwa se bongeramo ibintu bidahari. Muri iyi filime ziriya scene zo guturika kw'imodoka, amazu n'ahandi hantu henshi bagiye bakoresha CGI. Izindi scene zo kurwana mu kirere n'ahanamye, aho abakinnyi bagwa bava hejuru, ziriya scene zose ni green screen ushizeho na CGI bagiye bakoresha. Ubundi iyi filime Vanguard ni filime nayo y'ibihe byose, nubwo yahombeye Jackie Chan, ariko iyi ni filime y'ibihe byose, dore ko nubwo iyi filime iba yarahombeye aba bantu, n'ubundi baba bazagenda bakazongera bakayungukamo amafaranga. Hari igihe kizagera bakongera bakanayikinamo nk'igice cya kabiri kugira ngo izabagarure aya mafaranga. Ariko iyi filime iri muri filime za Jackie Chan zamuhenze cyane, ariko n'ubundi iramuhombera. Iyi niyo filime Jackie Chan yarakinye bwa mbere y'umuhombe, dore ko kugeza ubu ngubu Jackie Chan amaze gukina filime 150, ariko filime ebyiri zonyine nizo filime zamuzamuye ku rwego rudasanzwe. Ko nk'ubu filime bita Drunken Master na filime bita Who Am I nizo filime zamuzamuye ku rwego rudasanzwe.